Benshi muri twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga, gusa aho bitandukaniye nuko tudakunda bimwe. Hari abakunda amakuru, siporo, ibyegeranyo ndetse n'ibindi. Gusa nanone hari abakunda gutwenga. Abangaba n'abakunda abanyarwenya. Mu Rwanda rero dufite abanyarwenya bazi gushimisha abatari bake, ndetse batanga ibyishimo binyuze mu bitaramo ndetse n'iyo bifashije n'imbuga nkoranyambaga nko gukina amafilime, komedi ndetse n'ibindi. Nimvuga ibi ngibi urahita ukurura ishusho y'umunyarwenya ukunda cyangwa se abanyarwenya ukunda, ubundi uhita wibaza uti ese uyu munyarwenya akunzwe bingana iki? Ibi ngibi nibyo tuje kurebera hamwe. Kenshi ujya wibaza abanyarwenya bakunzwe cyane bikakubera urujijo, ugatekereza uwo ukunda ukamuburira umwanya wamushyiraho. Gusa iki kiganiro kiraza kurangira umenye umunyarwenya uri ku mwanya wa mbere ndetse n'uri ku mwanya w'icumi. Yego, naguteguriye abanyarwenya 10 bakunzwe hano mu Rwanda, batanga ibyishimo ndetse bagasetsa n'abatari bakeya. Ushobora kuba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube. Niba ari bwo bwa mbere tuguhaye ikaze, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Njye nitwa Journaliste Thierry, bahaye ikaze. Twihuse cyane, reka duhere ku mwanya wa 10 tuzamuka ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga Niyitegeka Gratien, uzwi ku izina rya Papa Sava. Uyu munyarwenya arakunzwe koko. Ni n'umukinnyi wa filime, turamuzi cyane mu Ndamutsa ndetse no muri filime zibanda cyane ku buzima bwo mu cyaro. Iyo uvuze izina Papa Sava, benshi muri filime nyarwanda bazikurikira bahita bamutekereza ndetse bagahita bakurura n'ishusho ye, bakanakubwira byinshi kuri we kubera urukundo afitiwe n'abatari bake bamukurikira. Ni nawe munyarwenya dusanze ku mwanya wa 10 mu banyarwenya bakunzwe hano mu Rwanda. Menya neza ko ari umunyarwenya ariko nanone akaba umukinnyi w'amafilime ukunzwe kandi. Ku mwanya wa 9 turasanga umunyarwenya Mushumba. Uyu nguyu ni umunyarwenya wa Genesis Comedy Show. Abakurikirana ibitaramo by'iki kigo muramuzi cyane ndetse muramukurikira. Ni umunyarwenya utanga ibyishimo ku batari bake. Mu ishusho ye yo kwigira umushumba, ubundi akabwiriza abantu ariko mu buryo busekeje. Akunda kwifashisha imirongo ya Bibiliya. Akunda kwifashisha kandi uburyo bwa gipasteri cyangwa se uburyo bwa gishumba. Ubundi agatanga ibyishimo ndetse agatwenga n'abatari bake baba bitabiriye ibi bitaramo. No mu biganiro kandi akunda gusabana binyuze mu gutera urwenya n'ubusa. Ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Pirate. Ubundi amazina ye nyakuri ni Elizende mu rukundo. Ni umunyarwenya nawe ukunzwe bidasubirwaho muri Genesis Comedy Show. Nawe yarakunzwe karahava ndetse na n'ubu aracyakunzwe. Ni umunyarwenya ukunda kuzana vibe za Pirate. Akunda nyine gutera story za Pirate, gukora ibintu bya Pirate binyuze mu rwenya. Harimo nko kuvuga amakuru ya Pirate nk'uko nawe ubwe ku giti cye yitwa Pirate. Muramuzi cyane nk'umunyarwenya wakoze ubukwe bwa Pirate mu gitaramo cya Genesis Comedy Show. Ubundi iyo content igakundwa n'abatari bake ndetse ikaza no gutwenga abatari bake. Ushobora kwibaza uti ni uri ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga witwa Kanyombya. Uyu nguyu ni umunyarwenya ukunzwe, umunyarwenya utanga ibyishimo, umunyarwenya usetsa cyane rwose. Kuva kera na n'ubu aracyakunzwe. Muramuzi cyane mu mafilime ya kera kubera ko ari mu banyarwenya batangiye gukina amafilime kuva kera, ndetse agatuma filime nyarwanda zikundwa binyuze mu buryo akunda gusetsa abantu batari bake. Uyu munyarwenya akunda gushomoka buri wese ariko binyuze mu gusetsa, mbese nta yindi ntego abagamije uretse gusetsa abantu. Ni nawe dusanze ku mwanya wa 7 mu banyarwenya bakunzwe hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga umunyarwenya witwa Muhinde. Ni umunyarwenya nawe ukorera ikigo cya Genesis Comedy Show. Ikigo tuzi kimaze kwandika izina mu gutanga ibyishimo binyuze mu rwenya ndetse no kwakira abantu b'ibyamamare tuzi. Hoya ntago ari byo tuje kuvugaho, ahubwo reka tuvuge kuri Muhinde. Uyu munyarwenya akunda kwivuga ku giti cye, akunda kwisiririza ubugufi bwe ubundi bgashimisha abatari bake. Nawe munyarwenya dusanze ku mwanya wa 6 mu banyarwenya bakunzwe hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyarwenya witwa Mitsutsu. Ni umunyarwenya mukunda muri benshi. Umunyarwenya wakoze nka filime yitwa Sinabyaye, ubundi gakundwa n'abatari bake. Ni umunyarwenya ukunda kugaragaza ubujiji bwinshi cyane ariko bigamije gushimisha abatari bake kubera ko mu busanzwe ntago ari kari. Ni umunyarwenya uzi kugira inama abantu kandi inama zubaka.
ku buryo iyo umubonye muri filime biragoye cyane kumusanisha n'uwo mu buzima busanzwe, kubera ko ibyo yikora muri filime n'ibyo yikora mu buzima busanzwe biratandukanye cyane. Nyuma yo kubona abanyarwenya 6 mu banyarwenya 10 twabateguriye, ndabizi neza uri kwibaza uti nabahe bane basigaye. Gusa mbere yuko twinjira muri bane basigaye, turakwibutsa niba utari wakanda subscribe kuba wayikanda kandi ugaha like iyi video. Ibuka gutanga comment dore ko ugomba kutubwira niba washimye iyi miterere cyangwa se urutonde uko rukurikiranye, cyangwa se ukaba watuha inyunganizi ku banyarwenya nawe wifuza. Umwanya wa 4 turasanga umunyarwenya witwa Rusine. Uyu nguyu muramuzi cyane muri role y'ubusinzi. Ntago mvuga ko ari umusinzi, ahubwo nuko akina ari umusinzi. Nimvuga gukina wumve ko ari ukwigaragaza nk'umunyarwenya w'umusinzi, ubundi mu buzima busanzwe atari umusinzi. Uyu munyarwenya kandi ni umunyamakuru wa Kiss FM ukunzwe n'abatari bake, ndetse mu biganiro bye byinshi akunda kuzanamo urwenya, ku buryo gukorana nawe ikiganiro ndetse no kumva ikiganiro cye ari ibyishimo gusa. Nawe munyarwenya dusanze ku mwanya wa 4. Reka twihute cyane ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga umunyarwenya w'umunyabirwe wubatse sinema nyarwanda by'umwihariko comedy. Nta wundi mvuga ni Nyagiso. Nyagiso ni umunyarwenya nawe ukunda kwivuga cyane, akivuga ubugufi bwe kandi akagira akantu kishagaga muri comedy ze. Nimvuga ishagaga wumva akantu k'amahane cyangwa se kuba sharp cyane. Uyu munyarwenya aracyakunzwe ndetse yarakunzwe bekarahava, kugeza na n'ubu ngubu ntibirashira, kubera ko akigaragarizwa urukundo n'abatari bake bamukurikira. Hanyuma se nabahe banyarwenya 2 basigaye? Ko tumaze kubona abanyarwenya 8 mu banyarwenya 10, nabahe 2 baba bahize abandi? Ibi ngibi ni ibyo uri kwibaza, gusa reka tukumara amatsiko. Ku mwanya wa 2 turasanga umunyarwenya witwa Dr Nsabe. Ubundi amazina ye nyakuri ni Nsabimana Eric, yavukiye mu karere ka Musanze. Muramuzi cyane sinigwa mbitindaho, kubera ko filime ze murazikunda, murazireba ndetse mwaranazikunze. Uyu munyarwenya arakunzwe koko, akurikirwa n'abantu batari bake ku mbuga nkoranyambaga. Iyo yakoze ibitaramo kandi benshi barabyitabira, ubundi bagatwenga koko. Ni nawe munyarwenya dusanze ku mwanya wa 2, tubabwira ko hasigaye umunyarwenya umwe, ubundi 10 tukaba turababonye. Hanyuma se uri kwibaza rinde? Kubera tugeze aha ngaha ushobora gutanga comment utubwira umunyarwenya wa mbere, ubundi tukaza tukamurebera hamwe. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyarwenya w'umusaza. Ni umunyarwenya wateye urujijo kuri benshi ndetse utera impaka mu bantu benshi bamukurikira. Bamwe aho bagiraga bati uyu ni umusaza, abandi nabo bakavuga bati ntago ari umusaza ahubwo uyu ni umusore. Izi mpaka zatumye nicara ubundi macukumburira amakuru yerekeranye nawe, niko kuyashira kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Kadamu TV, aho ushobora kujya kuyareba ubundi ugasobanukirwa. Nta wundi mvuga ni mani zabaye super. Nimvuga iri zina riramanza rigucange, ariko nimvuga bijeho bijagire gwari urahita uvuga ati wow. Nguwo uri ku mwanya wa mbere, umunyarwenya ukina muri role y'umusaza, ubundi agashimisha abatari bake. Kugeza na n'ubu ngubu biragoye cyane ko wamubona atari umusaza, niyo yaba ari kugenda mu nzira atari imbere ya kamera. Uburyo bamwe kuri ubu ngubu batari bemeza neza ko ari umusore cyangwa se atari umusaza. Ngayo nguko ibyerekeranye n'abanyarwenya 10 bakunzwe. Niba washimye tanga like, niba kandi hari igitekerezo watugezaho kitugezeho bwose nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Journalist Thierry. Mbifurije ubuzima buzima bugira amafaranga ndetse n'inyungu y'ibyo mukora. Gataho ngaho mbifurije ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde, turabakunda cyane. Hasta la vista.